izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urera, urera, urera. Twaje imbere y'ubwiza bwawe, turangiye twebwe, ariko dufite ibyiringiro muri Yesu. Tugirire impuhwe, turebere muri Yesu. Amaraso Yesu yamennye ku musaraba, dushoboze kuyogamo. Natwe turashaka kuba uwera nk'uko uri uwera, kandi ntabwo twakwiyeza. Satani umwanzi yaratwanduje, twakoze ibyangwa n'amaso yawe, twishe amategeko yawe. Muri uyu mwaka wose ushize ntabwo twaguhagarariye nk'uko bikwiriye, twateshutse inzira yawe, twari abo kurimbuka, ariko ntabwo turapfa kuko Kristo yaratiriye. Niyo mpamvu twaje imbere yawe, tukwemera ubunyacyaha bwacu. Tugirire impuhwe, ntihagire utahana ubusa. Abakuru n'abato twaje imbere yawe, tukwemera ko turi abanyabyaha, ariko turashaka gukizwa. Ubw'ijambo ryawe ritugezeho, riduhishurira inzira yawe y'abacunguwe, kandi iyo nzira ikaba idashobora kuzasozwa n'abanduye. Turashaka kwezwa, dufite ibyiringiro kugiye kugaruka, tukitaha iwacu. Uzaza, ntuzatinda. Turashaka kugira ngo tweze muri aya materaniro, twere nk'uko nawe uwera, maze tuzasoza aya materaniro twuzuye ubwiza bwawe. Kandi uzagaruka twese hatabuzemo n'umwe, tuzasanga twiteguye, tuzabane nawe muri paradizo. Ugiye gukomeza kuvuganira natwe mu ijambo ryawe, twegura imitima yacu yuzuze Mwuka Wera, atuzamure, adusabanye n'ijuru, mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, inshuti z'Imana, nejejwe no kubana namwe muri aya materaniro. Bwa mbere ni gushimira Imana impaye uyu mwanya wo kubana namwe muri aya materaniro makuru. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Reka nshimire umuyobozi wacu Pasiteri umaze kutwigisha icyigisho cyiza, Imana imumugisha. Reka nshimire amakorali mwese mwahimbaje Imana, namwe Imana ibaha umugisha. Tugiye kwigana ijambo rimwe mu cyigisho kivuga ngo kujyana na Yesu mu itanura ry'umuriro. Kujyana na Yesu mu itanura ry'iki? Kujyana na Yesu mu itanura ry'umuriro. Hano hari indirimbo ngiye gusoma muteze amatwi, turayiririmba dushoje. Ni indirimbo y'167. Haranditswe mwabera w'umwami, mwishimire ijambo rye, niryo rufatiro rwo kwizera kwanyu. Dore yababwiye byose, ntacyo yabahishe. Ntitwabasha kongera kuri iryo jambo ryiza cyangwa kuritubya, kuko ari iby'Imana. Nugera mu kaga, Yesu yasezeranye ko azakugoboka akakurengera. Amakuba yawe yose akubera umugisha. Ntabwo Imana idusezeranira yuko izaturinda amakuba, izemera ko tugera mu makuba, ariko nituba turi kumwe na Yesu muri ayo makuba, Yesu azayahindura umugisha. Niyo azakweza rwose maze atumushikama, niyo azakweza rwose agukomeza. Ibigeragezo n'ibikugwa gitumo, ubuntu bwanjye buzaba buhagije. Uwo ni Yesu ukubwira. Haleluya. Ibirimi by'umuriro ntibigutinyishe, bizakongora ibyaha. Mwe gutigishwa n'ibirimi by'umuriro. Isi yuzuye n'ibiteye ubwoba by'ubwoko bwose, ariko nimuhumure, abari kumwe na Yesu ntabwo bazakongorwa n'ibyo birimi by'umuriro. Bizakongora ibyaha usigara utunganye, bizakongora ibyaha bikuboneze. Unamba ku Mana, haleluya, unamba ku Mana ntizamuhemukira. Imana itugirire neza, ntizamuhemukira, ntizamuharira umubisha na hato. Nubwo ingabo zose z'umwanzi zamusatira, ntizamuhemukira,
ntizamuhemukira haba na hato. Bavandimwe bwoko bw'Imana nimukomere. Mbafitiye intashyo za bene so musangiye urugendo aho mberutse hariya mu ntara ya Muhima nari mpari ku isabato ibanziriza iyejo bundi barambwiye ngo nzagera nzabasuhuza. Mbafitiye n'intashyo za bene so muri Filipi yacu kwitorero mu ntara ya Gisenyi kwitorero rya Genti aho nari ku isabato yejo bundi nabo barambwiye ngo nzabasuhuza. Izo ntashyo ndazibatuye mu izina rya Yesu. Muri uyu mwanya nejejwe no kubabwira iby'abasore batatu b'intwari dusanga mu byanditswe byera bashoboye kujyana na Yesu mu rugendo rwabo rwa gikristo ndetse bajyana nawe no mu muriro uguruma. Bari barimenyereje kubana na Yesu mu rugendo rwabo rwa gikristo, mu rugendo rw'ubuzima. Bari bariyemeje kujyana na Yesu kuri buri ntambwe. Igihe Satani yarabarashe mu muriro, Yesu yarabatabaye. Nimumbure birazana. Turasoma hariya mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice ni cya 3. Ahangaha turahasanga igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Iki gishushanyo cyakorewe hariya mu kibaya cya Dura. Nebukadinezari afite umugambi wo guhatira abantu kuramya iki gishushanyo mu cyimbo cyo kuramya Imana Data wa twese umuremyi w'ijuru n'isi. Iki gishushanyo kimaze kuzura yahamagaye abatware bo mu bihugu yayoboraga ngo baze kuramya iki gishushanyo. Hari iteraniro rinini cyane risumba iri ryacu. Muri iryo teraniro ryari rigizwe n'abantu bakomeye, abakuru n'abato. Hari harimo abasore batatu b'intwari. Haleluya. Aba basore batatu bari barize Bibiliya, biga ijambo ry'Imana, basobanukirwa n'inzira yo kwera. Haleluya. Kandi bari barafashe icyemezo cyo kwigenderamo uko byamera kose. Maze Satani arabagerageza biciye muri uyu mwami witwa Nebukadinezari. Igihe abari bari muri biteraniro basabwaga kuramya igishushanyo bakakikubita imbere, bose barapfukamye, ariko abasore batatu basigara bahagaze. Haleluya. Ku murongo wa 13 niho tugiye guhera turageza ku murongo wa 30 tube dushoje icyigisho cyacu mwitahire. Haranditswe ngo nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshake na Abedenego, nuko babashyira umwami. Nebukadinezari arabakabukana, aravuga ati, mbese Saduraka na Meshake na Abedenego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'intanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramo ako kanya murashukurwa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakiza amaboko yanjye ni iyihe? Ni ikibazo. Abasore bagize ikibazo. Hari igihe kizagera Satani akotsa igitutu kugira ngo ukoze isoni izina ry'Imana sizakotsa igitutu, ariko ubukirana kugeze ku gupfa. Yesu yarakubwiye
basore nyuma yuko umwami abakabukana akabahatira kuranga igishushanyo akabereka ingaruka barahura nazo nibanga kwifatanya n'abandi mu kuramya iki gishushanyo. Ku murongo wa 16 Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Haleluya. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza. Mureke bababwire Imana twahisemo kuyoboka ni umwana w'ijuru. Niyo ifite ijambo rya nyuma kuri buri kimwe cyose. Kugira ubumenyi bizagufasha gushikama mu byizerwa. Iyo witiriwe izina ry'Imana ariko utayizi, urugendo rwawe ubuzima bwawe bwa Kristo buhoramo kuhuzagurika. Yesu ashimwe. Iyo utaramenya Imana yaguhamagaye witiriwe izina ryayo, uhura n'ibiteye ubwoba ukava mu byizerwa. Reka babwire batamije na Mwuka Wera, Imana yacu ni Imana ikomeye. Ntaho wagera, nta maboko washirwamo Imana ikagukuramo. Ubu uyishikamaho sibika kutera ubwoba, kuve mu byizerwa. Kristo umwami wanesheje. Saduraka na Meshaki na Abedenego bati mwami nta mpamvu yo kugusubiza iryo jambo. Niba ari ryo terabwoba uri kudushyiraho, Imana yacu twayobotse twemeye ibasha kuvugiza. Kabiri kandi n'ubu itadukiza kuko ishobora kubyemera kuko ishaka ko tuvuka impuhwe n'imihati yacu, ubundi tukajya kwiriyamira ku buriri ariko gituro ejo bikadukangura. Ntudutere ubwoba, nawe yakwemera ko utwica aho uratubambika. Gereza y'igituro uradushyiramo. Imana yacu yafite imfunguzo. Hepfo hari amagambo akomeye, tumanuke. Haleluya. Tumanuke hepfo haranditswe ariko naho utadukiza Nyagasani, umenye yuko tutari bukorera imana zawe, haba no kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Nebukadinezari azahiranwa n'uburakari, mu maso he hahinduka ukundi. Aha rero ngo tutangiye kuhabona imana ibiri. Yesu ashimwe. Imana yari ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, ariyo Saduraka na Meshaki na Abedenego babereye umuyoboke. Haleluya. Ariko hano hari undi mwigize Imana. Ninde? Nebukadinezari nawe yabaye akamana gato. Aka kamana gato rero kuzira uburakari. Tugiye kureba rero izi mana zigiye guhangana. Yesu ashimwe. Hano hari akamana gato. Reka tukumve. Nebukadinezari azahiranwa n'uburakari, mu maso ye hahinduka ukundi. Areba Saduraka na Meshaki na Abedenego igitsure, ategeka ko benyegeza itanura ngo birushe uko ryari rikwiriye kwaka karindwi. Byakomeye? Yesu ashimwe. Hepfo maze atoranya abanyambaraga mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo bajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amafurero n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura rigurumana. Imana rero ntabwo yotswe igitutu. Hari igihe Imana ireka Satani akabanza yarunarunda iterabwoba, akabirunda Imana ikamuzika bati birunda ariko ndabisize. Yesu ashimwe. Hari igihe twisanga duhagaze ngaho Saduraka na Meshaki na Abedenego bari bahagaze, maze Satani akadushyiraho iterabwoba. Yesu ashimwe. Akagukarangira muri uyu mugi, agacana itanura rwose, akabyenyegeza urihagaze imbere, akakubita no kumeza kwifata nk'uko ishinga iby'abadive.
ndetse bakenda kubona kuba Yesu ashimwe. Satani akakuguhisha ibinyuruye Imana ikakureka ikabifite ikiyakora. Imana ni nziza tugiye kubibona hano ku Mana byacitse. Haleluya. Hari abakristo bari kuzengurukana na bari yacitse bo kwikoranabuhanga. Iracitse mujye muvuga muti irimo Yesu bicika. Yesu ashimwe. Tugomba gutura ubwoba kwiyenge bya Yesu kuko turi kumwe nawe yaranesheje. Hepfo haranditse maze kuko itegeko ry'umwami ryari bwikubagaho kandi umuriro ugurumana cyane bituma ibirimi by'umuriro bisumbira abo bagabo bari bateruye Saduraka na Meshaki na Abedenego birabica. Abafashe Saduraka na Meshaki na Abedenego batoranijwe b'abanyambaraga ngo babajugunye mu muriro bitewe n'ubukana bw'uyu muriro wabishe bataragera mu muriro. Ni ibirimi by'abakubise bibasanze hakurya birabica. None ubwo abaragira amadani biragiye gute? Niba ushaka kubereka ubunyambaraga bwacu, hari igihe Satani akwereka kuba umunyambaraga aho ukurikije amashuri wize, ukurikije ubutunzi ufite, ukurikije imbaraga ufite, urakomeye. Mbabwije ukuri, Yesu niba atari mu byaha uroroshye. Aba bagabo batoranijwe bakomeye ibirimi byabasanze hakurya bataragera mu itanura ry'iki. Ariko reka mbabwire imbaraga tubongera muri Yesu. Haleluya. Saduraka na Meshaki na Abedenego ntabwo bishwe n'ibirimi by'umuriro bibasanze hakurya y'itanura, ahubwo bajugunywemo hagati. Reka twumve uko byagenze. Ku murongo wa 23 mwahageze haranditswe nuko aba bagabo batatu Saduraka na Meshaki na Abedenego bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshye. Uwo mwami Nebukadinezari aratangara. Harya kurakara no gutangara no kumata ikinyanyura umuntu kubika ikinyanyura igihe yategekaga
Satani azategura itanura atereremo Yesu ashimwe. Iryo tanura rikongora imyaka ubusohoke. Niko ibyanditswe bikumbwira. Turkwihutira gusoza. Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati yemwe ba Saduraka na Meshaki na Abedenego, mwabagaragu b'Imana isumba byose mwe, nimusohoke. Haleluya, nimusohoke maze muze hano. Nuko Saduraka na Meshaki na Abedenego bahera ko bava mu muriro. Maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baraterana, bareba abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira icyo batwara, kandi umusatsi wo ku mitwe yabo utabarutse, n'imyambaro yabo ntacyo yabaye, habe ngo wakumva n'umuriro uri kubanuka. Hari abantu birirwa baburanira ibyubahiro, baranzuzuye oya. Niba uri mu gihe cyo gusuzugurwa, emera bagusuzugure. Tukaburanira icyubahiro, emera bagusuzugure. Niba uri mu gihe cyo gusekwa, emera baguseke. Cyo kwikukanda impanga, ngo birirwa bari kumvuga batakuvuga, reka bakuvuge kuko uri mu gihe cyo kugenza ute cyo kuvuga. Reka baguseke kuko uri mu gihe cyo gusekwa. Bibiliya iravuga ngo abanyera bagenewe gusekwa, ahubwo reka muhima hamwe kandi mutega amatwi n'abari inyuma babwira. Bwira Yesu, ndashaka kuba umugengo w'imibereho yawe, sinshaka kwigenza, ndashaka kujyana nawe mu rugendo rw'ubuzima bwanjye, ndashaka kujyana nawe mu rugendo rw'imibereho yanjye, mu rugendo rw'ubukristo, ndashaka kujyana nawe. Maze nibamwaza batumwanize hamwe, nibanzuzugura bagusuzugurire hamwe njyewe nawe, nibanzeka banzekane nawe, nibamboha bambohane nawe. Nimwumva urambiwe gusekwa, uzagira icyo ukora. Nimwumva urambiwe kuvugwa, uzacecekesha iyo minwa. Haleluya. Nimwumva urambiwe gusekwa, uzagira icyo ukora, uzagira icyo uhindura, n'abantu bahindura amagambo. Nimwumva ingoyi zikuriye, uzagira icyo zikora, uzazica. Ngiri ibanga ryo kubaho neza. Yesu ashimwe. Ntabwirwa ubwo yaba nzabyikora, uzabyikora se nimwisanzwe. Ateka amabaza Saduraka na Meshaki na Abedenego, igihe umwami yateka mu maboko yari kuvuga ngo bagaragu b'Imana cyangwa za Misiri, aho njya kuburana urebe ko amaso bataraga kubona. Abantu bigize abahanga, bahangare ubwo nako ntabwo kabara kamenya urukunyura kubitaho kuki. Bwira Yesu mujyane umugabo umuyana ni unakanda ugaragura mu jisho, akubwira Yesu, ndagushaka mu mibereho yanjye. Uyu mugabo nanjye nangubita agikubita kubita inkoni imbere yo kumviraho ikugenda. Niba ubabazwa n'izo ngo uzagira icyo ukora, komeza wifate utyo. Umugabo yanjye arakutegereza ko umutwara gukuraho. Umugabo urimo dayimoni yo kukirisha, ariko niba kumwe na Yesu azamutuzisha. Abagabo inshuti z'Imana koko, hari wese kandi kuduhuzahuza ugasanga umugabo yirunduriye mu kwishakira ubutunzi, ntagihe afite cyo gusenga, ntagihe afite cyo kwihererana n'Imana, ntagihe afite cyo gusabana n'Imana binyuze mu ijambo n'isengesho. Ngo reka mu kubaho ubuzima ni ndahanje, ngo tuba duteka imitwe urateka, umutwe kurashaka uri guteka Yesu akakurimo, kandi imiti y'ubwonko nimara guturika ukirengura, uzafudakishijwe n'uwo muryango uvuga ngo gushakira ahazaza, ntuzi niba uzasigara ngo utuye Yesu.
tuza bwira n'abandi tuza nuza usanga ko warusize niko bwete gakomeza gufata utyo ubu abagabo twaraguye igihe cyacu cyihurira mu gushaka imibereho kandi Imana ishaka gufata umwanya wa mbere mu mibereho yacu ariko ndi kubona Sadoka na Meshaki na Abedenego nyuma y'uko ijuru ribakoreka akantu ndasomye ngo n'umwami yahimbye amagambo abari bisiye abana batagira ubwenge mwumva ijambo yakoresheje ariko hamagara tukabura n'icyubahiro Yesu nakiguha kizaza mbabwije kizaza rwose mwumva yewe Sadoka na Meshaki na Abedenego mwabagaragu b'Imana isumba byose mwe haleluya oh man iri jambo nari batuye hepfo tumusoza ku murongo wa 28 Nebukadinezari aravuga ati Imana ya Sadoka na Meshaki na Abedenego ishimwe niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari Imana yabo nicyo cyatumye nshiteka kugira ngo umuntu wese mu moko yose n'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Sadoka na Meshaki na Abedenego azatemagurwe kandi urugo rwe ruzahindurwe n'icyavu kuko ari nta yindi Mana ibasha gukiza bene aka kabiri ibyo bishize nageze ku murongo wa 30 ibyo bishize umwami yogeza Sadoka na Meshaki na Abedenego mu gihugu cyabo mbabwije ukuri nta muntu wahise guhagarara Imana uzakorwa n'izo ariko reka mbabwire ikibazo twe dufite hari Imana iguciriza ukabona akazi ariko Satani akagutegera agashaka kwifashisha ako kazi kugira ngo wice amategeko y'Imana akoreye muri ba Nebukadinezari b'iki gihe aribo bakoresha bawe bakakotsa igitutu bati iminsi ugomba gukora bitari ibyo abashaka akazi mbere uvemo hejuru Satani akagusanga ati none aka kazi ariko imibereho yawe ibatiyeho reba abana bawe aho bari mu mashuri ni aka kazi kari kubahemba reba urugo rwawe utunzwe n'aka kazi ubu wakikuraho uzabahuta abantu benshi bahisemo kwica isaha abantu benshi bahisemo kuva mu byizerwa kuko gushaka kurengera inyungu zabo z'ako kanya kuko kwanga guhomba abantu benshi bari guhitamo gukoza isoni izina ry'Imana abantu bacobako bari kurangiza amashuri Satani agashitana imbere yabo y'ubushomeri bakabura akazi umwaka wa mbere ibi aho ugiye kugashaka ugasanga umugabo uri kugatanga yaba n'umuhehesi akakureba ati n'umukobwa kugira ngo aka kazi ukabone ugomba kumenya ubwenge nawe umuntu mukuru bimeze gute abakobwa benshi bari kwishora mu busambanyi Satani akagufatira n'ubushomeri ati none aka kazi ko ukabonye wakici nukareka nutakabona ukuntu uzabona akazi maze Satani akagufatiranya n'ubwo bwoba ukishora mu ngeso mbi n'ugushaka igihe aho kugira ngo ubone Yesu uzahumba akazi babwije ukuri batajira ariko wewe aho kugira ngo wice itegeko ry'Imana ugire ihame urengaho uzemere utakaze iy'isi byose ugusezeranira niwemera uhagarara Imana haleluya ako kazi waruye gutakaza uzabona kugutekana nyuma y'uko Sadoka na Meshaki na Abedenego bakuwe ku kazi bakaronka batereka mu muriro
binyuze mu ijambo ayo makuba wagwiriwe nayo Yesu azayahindura mu mugisha. Uretse tukubona kino giterane cyabaye reka hano mu kibaya cya Dura habereye igiterane, ariko iki giterane ntabwo cyo kuramya Imana yo mu ijuru, nicyo kuramya igishushanyo. Ariko Saduraka na Meshaki na Abedenego kuko bahagaze ku mahame nk'urutare. Haleluya. Iki giterane gishoje abaje muri giterane bose bihanye. Gishushanyo kimwe na Dura bati tuzaramya Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego. Kandi Saduraka Nebukadinezari aravuga ngo naka kazaneri n'abakuyeho ahubwo mbazamuye mu ntera. Kandi ndasomye ngo ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshaki na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Niho ufite ubwoba ufite kubera Yesu niwe mwami w'ijuru n'isi. Iyo avuze biraba, iyo ategetse bigakomera. Bavandimwe inshuti z'Imana, nejejwe no kubabwira yuko Yesu umwami wacu ari muri aya materaniro, kandi yiteguye guha umugisha wese, umuntu wese waje muri aya materaniro afite umutima wo gushaka Yesu. Icyakora ababajwe nuko tutamuhagarariye uko bikwiriye. Iyo twarahagaze muri iyi si yacu, tugahagarara mu miryango yacu, tugahagarara ku kazi kacu, tugahagarara muri sosiyete nk'uko Saduraka na Meshaki na Abedenego bahagaze, izina ry'Imana riba ryaramamaye. Haleluya. Abantu benshi nabahakiriye ukuri, ariko bitewe nuko twagize intege nke twatumye izina ry'Imana ritukwa mu bapagani. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi na n'isake z'ibiganza, birashoboka ko muri uyu mwaka ushize ubwo mwebwe ni imyaka ibiri atari amateraniro makuru, birashoboka ko wagenze ukuri. Yesu ashimwe. Birashoboka ko wagenze ukuri ukitwaza ibifunga by'insengero, ukigira mu kunywa ibiyobyabwenge, ukigira mu kunywa inzoga. Hari uwo ngaruka guhura nawe ngiye kugura akantu muri butike byanga yiturutse umuhirya ari kunywa kandi itsinda. Nyiri butike amabonye yihishe bari no kwijije numva aramamagaye ngo dore umutima bene wanyu dore ngo hari kukwera mukubise amaso arumvika. Bantu b'Imana, pasiteri yatubwiye ngo ugomba kuba uriwe imbere y'Imana kuruta ukuba uriwe imbere y'abantu. Abantu benshi bashaka kugaragara neza imbere y'abantu, ariko abantu batari kubareba bagakora amahano. Birashoboka yuko Satani yakugushyira mu gishuko ukishobora mu kunywa inzoga. Wazinywera mu nzu, wazinywera aho zinyweye hose, ijisho ry'Imana ryarakubonye. Birashoboka ko witwaje ibi itorero ririmo ukica Isabato. Birashoboka ko Satani yakokeje igitutu ukagira ihame, ukagira ijambo uteshuka. None Yesu agiye kugaruka, kandi ntabwo azakujyana mu ijuru gifite icyo kizinga. Niyo mpamvu yateguye amateraniro makuru kugira ngo tweze. Niba mwe bavuga tuba Yesu ntabwo twajyanye nawe, niyo mpamvu twateshutse inzira, ariko turihaye turashaka guhindura amateka, turashaka gutangira bundi bushya. Maze muri uyu mwaka tugiye gutangira nyuma y'amateraniro makuru ashoje, dufashe icyemezo cyo kujyana nawe kuri buri mpamvu y'ubuzima. Dushaka kuzasohoka neza na Saduraka na Meshaki na Abedenego. Abari gusenga iryo sengesho rikwiye ku mutima, nimuhaguruke ubuntu bw'Imana bwuzuye, nimuhaguruke rwose. Nyuma y'uko maze guhaguruka, reka mbere abashyitsi baje muri iri teraniro batagize umugisha wo kuza imbere ngo basengere, nabo bakavuga bati natwe turashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, turashaka kujyana nawe kugira ngo ubwo Satani ari kudutegurira itanura ntirizamukongore, ahubwo rizakongora ibyaha twebwe tuvanemo na Yesu. Abo bashyitsi mba muri hano namwe mutambuke namwe mujya mu gihugu gusaba. Murahari umushyitsi wese utagize amahirwe natambuke tugiye kumusaba hano. Mu gihe abashyitsi bari kuva rero hari ikindi umwuka wera ari kumbwira. Yesu ashimwe. Umwizera wasuye
uhari uratambuka hano imbere tugusengesha imana nimwihute kugira ngo aka kanya tukabyaza umusaruro mu izina rya Yesu. Ni Yesu wanyu kugira ngo muhamagare mwebwe Yesu ubugingo bwawe ngaho ni muze. Yesu ari kubareba, Yesu ari kukureba ashaka kuguhindura amateka. Iyo kumaze uri kwigenzira ahagije Yesu ashaka kugufata akaboko akagusindagiza muri uru rugendo, maze nawe ukabaho mu buzima burimo ibyiringiro, burimo gushiramanga, burimo ibyiringiro byo kuzabona Kristo ubwaza amagarutse. Uzahura n'iterabwoba rya Satani. Niba uri wenyine uzahura n'akaga, ariko niba uri kumwe na Yesu uzanesha. Hari umusigaye tugiye gusoza aya mahirwe ugize muri aya materaniro makuru ashobora kubiboneka bimwe, ariko ufite amahirwe yo kuyabyaza umusaruro. Imana ikugirire neza, Imana imuhungisha. Nimwihute twegurire Yesu ku bugingo bwacu. Yesu ari muri iterambere, niwe uri kuguhamagara ngo akubabarire gukiranirwa kwawe kose wagize muri uyu mwaka wose. Niwe uri kuguhamagara kugira ngo umwakire n'umwami n'umukiza wawe akubere umuyobozi. Yaravuze ngo mwese abarusha n'abaremerewe muze munsange ndabagura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza ndoroheje, namwe nimunyemerera muzabona uruhukiro mu mitima yawe. Tugiye kuririmba igice kimwe cy'indirimbo